Ndabashoje mu izina rya Yesu. Abakurikirana ijambo ry'Imana kuri Calvary TV, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko muri uyu mwanya ndenda kubanza nkabibwira. Nitwa James Rubavu, ndi umuvugabutumwa cyangwa se evangelist, nkomoka mu itorero rya Spiritual Church nangwa se murera mu itorero rya Spiritual Church Musenyi, umurenge wa Karangazi, mu karere ka Nyagatare, mu kagari ka Musenyi, umudugudu wa Kabeza, aho niho nuye. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira, reka tubanze dusenge. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, turagushimye kubw'uyu munsi mwiza wongeye kutwemerera kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rero ni rizima, reka ryongere kubaka imitima yacu twese abaryumva, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubabarire byose iyo tubonaho dukiranirwa, kwambika imbaraga zo kunesha iyi si n'abadayimoni bayo. Urakoze kuje kubana natwe, kandi ugiye kutwigisha nk'umuyobozi, umwigisha n'umwigishwa, ngo bagabane iby'iryo jambo. Twese bitugire umumaro abumva ijambo ryawe, kandi n'abatararyumva ribagereho, ribahindure, kandi ribatere imbaraga n'ibyiringiro. Byose tunyuje mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana rivuga ngo gutinda. Tugiye kuganira ku mutwe uvuga ngo gutinda kw'ikibazo si ryo herezo ryacyo. Kenshi abantu ibintu bijya bitinda, tugatinda mu bigeragezo, tugatinda mu byaha, ariko ntabwo riba iherezo. Iyo turebye ku nkuru y'uyu Morodekayo na Esiteri, batinze ku irembo, batinze bafite ibigeragezo, ariko nenda kukubwira ngo gutinda kw'ikibazo si ryo herezo ryacyo. Iyo turebye iki kimuga cyo Petero na Yohana bajyaga gusenga mu masaha ya 9:00, cyabaye ku rusengero yitwa Rwiza, kitinda gisabiriza abanyuragaho bose. Ariko igihe kimwe Imana irakigenderera, inyuze muri Petero na Yohana, baza bizira gusenga, kibabonye uburyo bambaye neza, kibwira ko kisanzwe gisaba nk'uko bisanzwe, kirabasaba. Aho ni mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3, gutangira ku murongo wa 1, muzahakurikirane muhasome. Kirangije kirabareba, kirabaga bambaye neza, kirabakozi b'Imana bambaye neza, barasubutinze, barasa neza. Kenshi abakozi b'Imana nuko bameze, hari abasirimu baramenye Imana koko, baravuye mu byaha, noneho kirangije kirabasaba. Petero arakibwira ngo dutumbire gusa, kibitaho kigira ngo hari icyo bari bumuhe. Ariko koko baranagitanze. Aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo twifitiye, ariko mu izina rya Yesu w'i Nazareti, haguruka ugende. Biherako aherako arahaguruka. Nawe uyu munsi ndenda kukubwira, ushobora kuba utinze mu kibazo, ushobora kuba utinze mu ideni, ushobora kuba utinze ahantu hakomeye hakugoye, ariko ndenda kuguteramo ibyiringiro uyu munsi ngo gutinda kw'ikibazo si ryo herezo. Ushobora kuba utinze uri urubyiruko, wabuze minivan, ugatinda wabuze akazi, ugatinda wenda wabuze ibigutungira abana, ugatinda wabuze urubyaro, ugatinda mu bintu bitandukanye bitugoye mu isi. Ariko ndenda kukubwira ngo gutinda kw'ikibazo si ryo herezo. Cyatinze ku irembo ntabwo ryabaye herezo. Tureba uyu mugabo muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 5, wari maze imyaka 38. Abandi bakaza ku kidendezi, bakagira ababo bakabafasha, bakabanaga mu kidendezi. Ariko uyu nguyu akaburunaga umunaga mu kidendezi, akabura umufasha ngo amuke muri icyo kibazo cyo kumufasha ngo kuko rimwe na rimwe marayika yaramanukaga akagwa muri ya amazi akihinduriza. Uwibanjemo agakira. Udafite rero umurwaza, uyu muntu ntabwo yari afite umurwaza. Ariko ndenda kubwira, waba udafite umurwaza, waba udafite umuterankunga, Yesu niwe muterankunga twizeye. Yesu yamanutse kugira ngo atubere umuterankunga muri iyi si, nyuma yabwo azadushyite mu ijuru kwa Data. Yesu niwe muterankunga nabonye. Yesu niwe ushobora kubakira umuntu bigakunda. Ariko Yesu Kristo atakubakiye, naho wagira imiryango ikagufasha bakagutera inkunga, byashwanyagurika, byasenyuka. Ariko Yesu ibyo yubatse buribakika. Ndenda kukubwira ngo humura, gutinda kw'ikibazo si ryo herezo.
gutinda kw'ikibazo si ryo herezo. Moridekayi atinda ku irembo na Esiteri, ariko ntabwo byabaye iherezo. Igihe kimwe Imana iza kugenderera Esiteri mu bakobwa batoranyijwe, muri bamwe abonekamo abo umugore w'umwami Ashorusi, aratabarwa. Moridekayi aguma ku irembo, igihe kigeze nawe aratabarwa, barangije bamutambagiza umurwa. Ndenda kukubwira ngo wowe komeza wizere Imana, ihanganira ibikugerageza. Yakobo yaravuze ngo hahirwa umuntu, Yakobo ibice 5:12, ngo hahirwa abambe, Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12, avuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambika ikamba ry'Imana yasezeranye abayikunda. Ni ukuri ndenda kukubwira, ihanganira ibikugerageza. Turi mu isi n'ubundi irimo Satani, turi mu isi irimo abikoresha. Ishobora gukoresha umuvandimwe akakugirira umumaro. Imana ishobora gukoresha uwo utari umuvandimwe nawe akagufasha, ariko na Satani arahari mu isi yakoresha umuvandimwe ntagire icyo akumarira. Iyi nsangano zikaba nyinshi, ariko ndenda kubwira ngo utinze muri icyo kigeragezo, utinze muri ubwo butayu, utinze muri ubwo bukene, utinze muri izo ndwara, utinze muri uko kubura gushaka, utinze aho hantu, utinze mu kwanga, ariko hari Imana mu ijuru ishobora byose. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana uyu munsi riri muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 9 ku murongo wa mbere. Hari umutwe uvuga ngo, katuhasome. Hari umutwe uvuga ngo Yesu akiza wavutse ari impumyi. Uyu muntu yavutse ari impumyi, yavutse atabona, yavutse urumva nta gaciro yari anafite, kuko yari impumyi, ntacyo yarebaga. Ariko Yesu aramanuka aramukiza, Yesu aramanuka aramutabara. Nawe ushobora kuba uri impumyi yo kutamenya Imana, wakwizera Yesu akaguhumura. Ushobora kuba uri impumyi mu mafaranga nawe warayabuze, ariko wakwizera Yesu agashyiraho inzira. Ushobora kuba uri impumyi mu bintu bindi bitandukanye, ariko wakwizera umwami. Umwami yarangiza akagufasha, warangiza ukabona inzira akaguheka. Reka dusome iki gitabo. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa be baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Iki ni ikibazo babajije abigishwa be, babaza Yesu bati, uyu muntu ko yavutse ari impumyi, niwe wabiteye cyangwa n'ababyeyi be? Ariko Yesu yabahaye igisubizo, arababwira ngo, Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ndenda kukubwira ngo ushobora kuba uri mu bintu bikugoye, atari wowe wabyizaniye, ariko ihangane. Uyu mwana uyu wavutse ari impumyi ntabwo ari icyaha yakoze, si n'ababyeyi, ahubwo Imana yabikoreye kugira ngo igihe nikigera nimuhumura, abantu bose babona Imana, bayikubita imbere, bamenye ko ari Imana ishobora byose. Nawe ushobora kuba uri impumyi ku kintu runaka, ariko uyu munsi iyo wihanganye, igihe kiragera ukabona ubuhamya, igihe kiragera ugahumuka. Twari impumyi turi mu isi tutazi Imana. Bamwe twakuriye mu babyeyi badakijijwe, twakuriye mu isi itazi Imana, ariko Yesu Kristo aje araduhumura. None niba yaraguhumuye rero, reka gusubira inyuma, reka kugaruka iyo wavuye mu matongo, nakeza kariyo. Hagarara, izera Imana, yikorere, komeza urwana ujya imbere, kuko umuntu iyo arwanya asubira inyuma aba yatsinzwe, yaneshejwe. Ariko uyu munsi ndenda kuguteramo ibyiringiro bivuga ngo hari ibyiringiro yuko igiti gitemwa kigashibuka. Kuko ikindi ndenda kukubwira ngo nta joro ridacya burya. Ushobora kurara urira uyu munsi cyangwa ukirigurira, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ushobora kuba uyu munsi wabuze inzira, ariko Yesu wizeye agashyiraho inzira. Ushobora kuba uyu munsi utagira kirengera, ariko Yesu yaza akakurengera. Humura rero. Dusome umurongo wa 3. Yesu arabasubiza ati, nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Umurongo wa 4, mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Uyu ni Yesu wabwiraga abantu ngo dukwiye gukora imirimo y'Imana hakiri ku manywa, bugiye kwira. Inshuti yanjye, ibi bintu bitubaho iyi si ko muyibona, mumenye ngo dukwiye gukora imirimo y'Imana hakiri ku manywa. Hari igihe
uzaba utakibasha gukora, kubera ushobora kuzaba utakibasha gukora kubera imyaka, ushobora kubera akazi kakubaza. Ariko mu gihe ufite umwanya wo gukora, wipfusha ubusa, wikwitwara uko wishakiwe. Hari igihe rero kije kandi kije kukugeraho, ukwiye gukora imirimo hakiri ku manywa, bugiye kwira. Isi iyo tubireba ibi bimenyetso Yesu yavuze, mu gihe cy'ibihe bya nyuma hazaba ibihe birushya. Turi mu bihe birushya, turi mu bihe by'indwara, turi mu bihe biturusha. Ariko ukwiye gukora imirimo y'Imana hakiri ku manywa. Ku murongo wa 5 aravuga ngo nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Angiye gusobanura ijambo rivuga ngo nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Mu gihe utaravamo uyu mwuka, mu gihe bataragutwara rusorora n'ahandi, mu gihe uyu munsi batarakumanura ahantu bashyingura, ugihumeka, ugiteza amatwi yumva ijambo ry'Imana, cyangwa utarakizwa, nawe isubireho ukizwe. Hindukira, va mu byaha, va mu byo urimo, waba ukomeye waba uwize n'utize, kizwa, kuko gukizwa nibyo bizaguhesha ubugingo. Aravuga ngo mwire kuba umucyo w'isi, muntu w'Imana, waremwe n'Imana, ukiri ugihumeka, ko uri umucyo w'isi. Ni wowe rumuri rumurikira abandi mu kazi, ni wowe ukwiye kuba rumuri rumurikira abandi mu mudugudu utuyemo, ni wowe ukwiye kuba urumuri rumurikira abandi mu karere urimo, ni wowe rumuri rumurikira abandi mu mirimo yose ukorera buri munsi. Rero iyo uyikoze nabi, niyo mpamvu usanga wahuye n'ingaruka. Iyo umuntu akoze akazi ko bamushinze atagakoze neza, tujya tubibona, amategeko aramugonga kubera we. Ariko uyu munsi iri jambo riravuga ngo nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Mu gihe tukiri muri iyi si yacu dutuyemo, Imana ikidutije kubaho no guhumeka, mureke tube inyangamugayo, dukunde Imana, tuyikorere kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Umurongo wa 6 amaze kuvuga atyo, acira amacanwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi Silowamu, ahasobanurwa ngo yaratumwe. Uyu muntu akivuga, Yesu akivuga, acira amacanwe. Namwe mwumve gucira amacanwe hasi, ayatobesha kondo, amukora ku maso. Yesu yadukoze ku maso, tuva mu businzi yadukoze ku maso, tumenya inzoga karimbi yadukoze ku maso. Imana yagukoze ku maso, ibintu byose urabimenya. Izera Imana, yihamagara iwawe, igukore ku maso, igutobesha, ifata kondi, igukure ku maso. Nimara kugukuraho umwijima, uzajya mu mucyo, ubarwe mu wayo, uzakora neza mu kazi urimo, uzagenda neza muri karitsiye, uzabasha kumvira n'amategeko yose y'Imana ndetse nayo n'andi asanzwe. Rero ndenda kubabwira ngo Yesu yaratubwiye ngo tujye i Silowamu kwiyuhagira. Kwiyuhagira rero ni ukujya mu nzu y'Imana. Yesaya waranditse igice cya mbere umurongo wa 16 aravuga ngo ni mwiyuhagire, mwiboneze, mwige gukora neza, ngo mukureho ibyaha byanyu naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya. Ngo nitwemera, ku mundi murongo uri hepfo yaho haravuga ngo nitwemera tuzaga ibyiza byo mu gihugu. Nitwemera rero tukiyuhagira, tukanga icyaha n'igisa nacyo, tuzaga ibyiza byo mu gihugu cyacu. Tukiri ku isi tuzaga ibyiza, kuko iyo uri mu isi ukora ibyiza, Imana ibana nawe ikahakurindira. Iyo uri mu isi ubasha kubana n'Imana, ikakurinda byinshi byakabaye bikuranurira mu isi. Ariko nutumvira, niho mpamvu uzajya mu kabari ukumva bagukubise icupa, niho mpamvu uzajya mu ndaya ukumva bagufashe bagufunze, niyo mpamvu uzajya mu biyobyabwenge bikakuyobya nyine. Ariko nitwe dukwiye guhamagara Imana, tukajya mu kidendezi i Silowamu. Silowamu ni mu itorero ry'Imana, Silowamu ni mu rusengero. Ariko muri iki gihe nabwo simvuga ngo uyu munsi biracyakomeye, dukomeze kwirinda na COVID-19 nk'uko amategeko abisaba. Twambara agapfukamunwa, dukarabe, twirinde, tugire intera hagati y'undi. Ariko uyu munsi ndenda kukubwira aho uri hose, uri mu rugo rwawe, uri mu kazi ukora, jya i Silowamu, kizwa, senga, hamagara Imana, iringira Imana, anga icyaha n'igisa nacyo, hindura ingendo, ugarure agakiza muri wowe, ugarure ubuzima bw'Imana muri wowe, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Nuko bene data, ijambo ry'Imana ngiye gusorezaho ni ijambo riri nanone muri cya gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza, biri mu bice 10
umurongo guhera ku murongo wa 10, ndasoma imirongo itarenze 4 yonyine dusenge dusoze. Ijambo ry'Imana muri icyo gitabo riravuga ngo mu bice 10 ngo umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyewe nazanwa no kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi, zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Satani nta kindi cyamuzanye, yazanywe no kwica, yazanywe no kwiba, azanywe no kurimbura izo ngingo eshatu. Satani yo kwibya ubwenge, niyo mpamvu ujya gukora. Paulo yarabivuze neza, aravuga ati ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikananga imbere. Paulo uyu nguyu yavuze ngo bambe uyu wanditse iki gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza, aravuga ngo umujura nazanywa n'ikindi kiretse kwiba, kwica no kurimbura. Izo ngingo ko ari eshatu. Nta kindi cyamanuye Satani mwisi amaze kuba ikigumitse, ageze mwisi mu byahishuwe na Yohana aravuga ngo isi ibonye ishyano bw'imanukiwe n'umwanzi. Isi rero si ubutaka nitwe, umwanzi yaje aduhiga. Niyo mpamvu bamwe batanya, basanga bamwe arabatandukanyije, abandi babuje amahoro, abandi bakuza akazi nabi kubera umujura yaraje. Rero rindi zamu yawe, uhagarare ku nkike, ukomeze igihome cyawe, urinde inzira yawe kugira ngo ubashe kunesha. Bibiliya ivuga ngo nimurwanya Satani nawe azabarwanya. Mureke rero kumurwanya n'ukuhe, si ugufata inkoni, si ugufata imbunda zisanzwe, ahubwo inkoni yo tumurwanisha ni ugusenga, ni ukwizera, ni ukwirinda, ni ukwihangana, ibintu byose bikagenda neza. Satani yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Satani yo kwibya ubwenge, niyo mpamvu yiba urubyiruko ugasanga bagiye mu biyobyabwenge, niyo mpamvu yiba abagabo ugasanga bataye abagore babo bagiye gushaka abandi. Iyo Satani yakwibya ubwenge n'ubundi aragukoresha ukaba igikoresho cye. Nibwo waba uri mu kazi uhembwa ibihumbi 800 nango miliyoni, akakwiba ubwenge aho kugira ngo unyurwe nizo nayo ukorera, ugatangira kwiba n'ayandi. Niyo mpamvu usanga umuntu kumva byamugiyeho ingaruka. Rero umujura yaraje ni Satani. Menya ko ari umujura. Haguruka, hagarara, hamagara Imana ikurinde, igushoboze kunesha wa mujura. Yesu we yazanywe no kugira ngo tubone ubugingo. Yesu ni igitangaza. Ati yewe nazanywe no kugira ngo abapfa be kongera gupfa, nazanywe no kugira ngo abarira be kongera kurira, nazanywe no kugira ngo abasinze be kongera gusinda. Nanjye ubabwira akanwa kavuga, nabaye muri iyo si, turi mu mahanga, turi muri Uganda, turi Tanzania, twabayeho ahantu muri Kochi, kuri Kacera hariya. Nahabaye nkura ndi umunyabyaha, mfite inka ariko nkarenga inka ngakora ibyaha, ariko Imana izinsanga mu muryango. Bya bindi ngo Yesu yavukiye mu kiraro, uko nuko bamwe yadusanze, idusanga mu nka, twicwe n'ibyaha. Paulo yandikiye Abefeso ibice 2, aravuga ngo umurongo wa mbere ngo namwe yarabasuye, mwebwe abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, ibyo mwagenderaga mu kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, ngo natwe twari muri bo. Twese twari mu byaha, ariko Imana irazira tuzura. Emerera Yesu akuzure, agukure mu byaha, gushyire mu murongo w'abakizwa. Emerera Yesu wenyine umwakire mu mutima wawe, watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ubarweho gukiranuka. Mu murongo wa 4 haravuga muri icyo gitabo cya Efeso ibice 2 umurongo wa 4 ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya! Uwo mutunzi w'imbabazi ngo yaduhinduye bazima na Kristo. Icyo nifuriza umunyarwanda wese, n'umwongereza n'umugande n'umutanzania, n'ukwizera Yesu, n'ugukizwa, n'uguhagarara ugashikama kuri uwo mwami wamenye. Igitabo cya Ezekiel nanone ndumva muri icyo gitabo bice 16 umurongo wa 6 ho haravuga ngo twigaraguraga mu ivata. Bene data rero twigaraguraga mu ivata tutagira utwahi twimisha, ivata ry'ibyaha. Ngo aravuga ngo nitubeho. Rero ubwo twabayeho tumuhaye icyubahiro. Uwo mwami ari we tuvuga, ari we tuzamura kuko ari hejuru y'ibintu byose. Iki gitabo rero umujura ye kongera kukwiba ubwenge, umujura yazanywe no kwiyumenya ngo Satani ni wowe wahiga, ntabwo ahiga inka, ntabwo ahiga inyamaswa, ni wowe wahiga kugira ngo akwiba ubwenge gukoresha ibitandukanye n'ibyo abandi bakora.
arahiga ukomeye, arahiga uwize, arahiga umuperezida, arahiga umuminisitiri, arahiga umukere, arahiga umutindi, arahiga umwana. Niyo mpamvu uzasanga akana gatoya usange kariyo karatukana, nawe biragufasha kwirinda kuko byakuzanira ingaruka utirinze nanone. Rero murakoze. Data mu izina rya Yesu, Mana yacu ikomeye kandi ifite imbaraga, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro kubw'ijambo ryawe. Umwigisha n'umwigisha twagabanye, bingirira umumaro n'ababyumva bose. Buri muntu wese ufite ikibazo ugikemure. Hari ibibazo bitandukanye bitari bimwe, ariko uri Imana ishobora byose. Reka umugambi wawe rero wongere gusohora kuri buri wese, iri jambo ryongere kumenagura no gusenya ibiri mu mitima yacu, tubashe kwihana no gukizwa kandi dukizwe kubw'imbabazi zawe. Rero abafite amadende basengeye, abakene, indwara, ibibazo byose, imyuka y'abadayimoni ikomeze kuneshwa no gutsindwa, ukomeze kurushaho kurinda igihugu cyacu, hagarare ku mipaka ukumira ababisha, abafite umugambi mubi ku byabaye guhera 5 n' 9 gusa 4 bitazongera kuba. Uduhe igihugu gitekanye, abayobozi bacu bagire neza, abaturage, amatungo yarindi imirima, abana biga bose tubagusiza amaboko. Barwayi bari kwa muganga bakize, abari mu nzu z'imbaho babohowe. Byose turasabye turizeye tunyuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Murakoze, Imana ibamugisha. Naho ubutaha.